Amazina yanjye nitwa Mutoniwase Chantal. Yego. So nza mu mujyi wa Kigali, naturutse mu karere ka Kirehe. Karere ka Kirehe mu yihe ntarubwo? Y'Iburasirazuba. Umurenge wa Musaza, akagari na Kanganda. Nzi Kigali nje kuri mission yo kwiga. So magamake muri bachelor narahize nize entrepreneurship and geography of education, and then after 2025 natangiye kwiga masters, ubundi kwiga planning and management with education. Munambeho TV, kisima ya maji ya uzima. Nanjye nyibara kugera i Kigali byarancanze cyane. Icyo gihe ntabwo wari uzi aho amatara yakira. Wari muri babandi bagenda bati nabonye umuhanda uri kugenda waka nijoro ugira ngo harahiye. Aya niko kuri kubera ko mu makaritsiye yacu navuga ko twabonye n'umuriro bitinze cyane. Ibintu byinshi byarancanze kubera ko nk'urugero naguha nyiza bwa mbere nabaga ku muvandimwe wanjye. Yari umunsi wa mbere nari nje kwiga. Ubwo rero nari nzi ko imodoka ziva i Nyanza ya Kicukiro zimanuka hano centre zose zijya mu mujyi. Noneho and then imodoka iraza ngewe mpita ninjira ntabwo I'm sorry ariko byambayeho. And then yaraje ngewe mpita ninjira ntabajije. Imodoka iranjyana ingeze i Remera. So ntabwo navuga ko nari mazi, naragiye mbona ngeze mu yindi karitsiye ahantu ntazi kandi mu mujyi bwa mbere nari nahanyuze mfata imodoka ijya Mount Kenya, mbona nyine nayobye kandi icyo gihe na telefone yanjye yari yazimye. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV, liziba bomo ilibera. Munambeho TV, insuro y'obulamu. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Hanyuma rero yego, ubwo bugize ugeze i Kigali, ubonye rwose amatara ku muhanda n'ubuntu no gukora ku gikuta bikaka. Hanyuma hari utundi tuntu batubwiye ngo twamayobera. Yego, utudege twamayobera. Utudege twazakirihe utwo tuntu duha makuru muri make. Ibyo bintu bimeze bite muri Kirehe? Koko waba warabonye utwo tudege twamayobera bajya bavuga? Hanyuma waba se waragiye muri uwo munyenga wo mu kirere? Yego. Umusaza se waramubajije? Yego, ababyeyi banjye bombi narababajije. Nawe ati ni sogokuru wabitugendewe, twebwe twavutse twaracitse. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Kaze kuri Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Twongeye kubasuhuza kandi tubahaye ikaze abadukurikiye kuri Munambeho TV, isoko y'ubugingo, aho muri hose hirya no hino ku isi. Reka tubahe ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, aho tugiye kuganira n'umushyitsi wacu mutumirwa uko mubona kuri kamera za Munambeho TV. Araza kugenda bibwira ndetse ababwe n'ikimugenza kuri Munambeho TV, isoko y'ubugingo kuri uyu munsi. Rero dutangira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, turagira ngo duhe abantu bose ikaze mu kiganiro cyacu aho muturuka hirya no hino, abo ku mugabane w'Uburayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umugabane wose wa Amerika muri rusange. Turongera kandi guha ikaze abantu bo muri Aziya no muri Australia, by'umwihariko Abanyafurika. Kandi nanone twongeye duha ikaze Abanyarwanda ndetse n'abumva ururimi rw'Ikinyarwanda bo muri hirya no hino ku isi. Ariko reka kandi duhe ikaze abantu bari muri East Africa, ibihugu byose duhana imbibi, RDC, Uburundi, Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ibindi. Tugiye dufitanye imigenderanire myiza. Tubaha ikaze rero, ni ikaze na karibu kuri Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Hanyuma reka duhe umwanya umushyitsi mutumirwa wacu uyu munsi atangira bibwira kugira ngo tuze kuganira muri mumuzi neza kandi mumusobanukiye. Ni karibu. Yego, murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Mutoniwase Chantal. Yego. Mutoniwase Chantal rero uyu munsi nk'umushyitsi mutumirwa wacu tugiye kuganira ku bintu bitandukanye, ariko by'umwihariko uri mushya muri uyu mujyi wa Kigali. Muri make, mbere y'uko uza mu mujyi wa Kigali wari utuye he, waje uturuka he? Hanyuma uraza gukomeza utubwira nuko wabonye umujyi wa Kigali ukimara kuwugeramo. Murakoze cyane.
ni urugendo rurerure ariko ndagerageza kubabwira mu ncamake urugendo rwanjye. So nza mu mujyi wa Kigali naturutse mu karere ka Kirehe. Karere ka Kirehe mu yihe ntara ubwo? Y'Iburasirazuba, umurenge wa Musaza, akagari ni Akanganda. Yego, hanyuma abantu bo muri uwo murenge na muri ako kagari Kanganda ni inganda? Ni inganda. Okay, ababasha kudukurikira rero cyangwa se abari kumwe natwe reka tubasuhuze nabo biyumvemo ikaze kandi bumve ko turi kumwe, ndetse n'abaza kukubona bakuzi baraza kutwandikira muri komenti batubwire ko bakumenye ndetse bagire n'icyo bakubwira cyangwa se icyo bakwifuriza cyiza muri izi ntangiriro z'umwaka. Ni karibu rero wakomeza. Hanyuma wavuye muri Kirehe ryari, waje muri Kigali ryari? Navuye Kirehe 2021 I guess. Ubu ngejeje 2026. Umva hamaze imyaka igera muri 5. Yego, mamaze imyaka. Kugira ngo uhaguruke Kirehe werekeze mu mujyi wa Kigali uvuga ati ibyo mu ntara ndabirambiwe, reka nanjye marira abandi basomyi ibyo mu ntara nanjye gusomera i Kigali, wari uzanywe n'iki mu mujyi wa Kigali? Okay, so 2021 nari ndangije kwiga secondary school in the TTC Zasa, and then nzi Kigali nje kuri mission yo kwiga. Nari nje kwiga Mount Kigali, icyo gihe yari Mount Kenya. Ndimo ndiga muri bachelor yari Mount Kenya, none ubu ngubu bimaze kuba Mount Kigali. Navuga ko ariyo mpamvu yanzanye muri Kigali. Yego, umaze kugera Mount Kenya uratangiye uriga, ubaye muri Kigali. Kirehe urayisezeye, urababwira ati rwose mureba sinyibarirwa muri mwe. Uhamaze imyaka 5 yose, eske uracyari kwiga muri iyo bachelor yawe? Ese waje kubona akazi? Ese wakomeje kongera kwiga wenda wongeraho cyangwa bimeze bite muri make basobanura abaduhanze amaso? So make muri bachelor narahize, nize entrepreneurship and geography of education, and then after 2025 natangiye kwiga masters, ubu ndi kwiga planning and management with education muri Mount Kigali University. Muri Mount Kigali. Yes. Yeah. Wahatangiye ari Mount Kenya, ubu ni Mount Kigali. Yego. Hanyuma rero muri make tutagiye kure, niki ubona nk'itandukaniro hagati ya Kirehe cyangwa se yo mu ntara, mu cyaro ndetse ni Kigali? Nirihe tandukaniro wahabonye uti Kigali, Ikirehe hari hameze hate? Itandukaniro hagati y'aho hantu hombi wabwira abantu nirihe? So murakoze cyane, ni ikibazo cyiza umbajije. Nkuko tubizi, in the rural settlement and the urban is so different. Biratandukanye cyane kubera ko muri rural settlement hari ubuzima twari tubayemo kandi butandukanye n'ubwo mu mujyi. Yaba ari mu buryo bwa culture, mu mibanire n'abandi, imibereho mbese muri make biratandukanye. Yego, kubera ko nanjye nyibara kugera i Kigali byarancanze cyane. Icyo gihe ntabwo wari uzi aho amatara yakira? Wari muri babandi bagenda bati nabonye umuhanda uri kugenda waka nijoro ugira ngo harahiye? Aya niko kuri, kubera ko mu makaritsiye yacu navuga ko twabonye n'umuriro bitinze cyane, kuko ndumva twarabonye umuriro muri 2020 gutyo. Hari uduce two muri Musaza, ahantu bita muri Gasarabwayi, nibwo nkeka twabonye umuriro. Ibintu byinshi byarancanze, kubera ko nk'urugero naguha, nkiza bwa mbere nabaga ku muvandimwe wanjye. Umuvandimwe wanjye yari atuye hari ahantu bita Batsinda Ikagugu, urahazi I guess. And then ubwo njya kwiga hariya Mount Kenya. Icyo gihe hari Mount Kenya nk'uko nabikubwiye. Noneho ubwo uburyo bwa bisi ntabwo nari bumenyereye, ni ukuri pe. Ibintu byo gukoza ku ikarita. Ufashe uduceri twawe 300 ushyire ku mvare ati ngaya rwose nanjye ndajya Mount Kenya. Icyo gihe twari dushoje, yari umunsi wa mbere nari nje kwiga. Ubwo rero nari nzi ko imodoka ziva i Nyanza ya Kicukiro zimanuka hano centre zose zijya
zijya mu mujyi eh noneho and then imodoka iraza njyewe mpita ninjira Utanabajije. ntabwo I'm sorry ariko byambayeho and then yaraje njyewe mpita ninjira ntabajije imodoka iranjyana ingeze i Remera so ntabwo navuga ko nari mazi naragiye mbona ngeze mu yindi karitsiye ahantu ntazi kandi mu mujyi bwa mbere nari nahanyuze mfata imodoka ijya Mount Kenya mbona nyine nayobye kandi icyo gihe na telefone yanjye yari yazimye byarangoye cyane ariko ku bw'amahirwe nari nzi nimero ya mama ndamuhamagara mama ahamagara mfite sister wanjye uba i Nyanza Butare ndamubwira kubera ko nawe yigaga UK University of Kigali mubwira ikibazo nagize araseka cyane arambwira ati kuki wakoze ibyo bintu koko atakakirehe karanze karagukurikiranye ati ko kubaza ari ubuntu ibyo ni ibiki byaguteye gutuma utabaza koko ku myaka nk'iyawe kandi icyo gihe koko imyaka yari yatangiye kuzamo ndamubwira ati mbabarira ntabwo nari mbizi and then ahita ashaka umumotari arambwira ati mpereza umumotari mwegeranye turavugana abasha kuba yandangira nongera nsubira i Kagugu ariko ndakubwiza ukuri iyo niyo story ya mbere yambayeho ndaseka nanjye ubwanjye mbyibutse ndaseka hanyuma rero yego ubwo bugize utya ugeze i Kigali ubonye rwose amatara ku muhanda ni ubuntu ni ugukora ku gikuta bikaka hanyuma hari utundi tuntu batubwiye ngo tw'amayobera yego utudege tw'amayobera utudege twaza Kirehe utwo tuntu duha amakuru muri make ibyo bintu bimeze bite muri Kirehe koko waba warabonyeho utwo tudege tw'amayobera bajya bavuga hanyuma waba se waragiye muri uwo munyenga wo mu kirere yego bajyaga bavuga ngo ni ukugendera ku so urakoze cyane kumbaza icyo kibazo ndagira ngo mbwire abanyarwanda muri rusange mbaho ukuri kutariho ivumbi kandi ntibakanagire n'ubwoba bwo kujya kuinvestingayo abantu bafite ibikorwa byo kuba bagira ikintu bakorerayo rwose dowori sinzi niba nabifata nka mifu ntago ari byo ntago bibaho kuko nanjye sinabibonye ndi kubivuga nk'umuntu wahakuriye rwose ayo makuru ntago tuyazi nta n'uwo wigeze ubyumva na waho se ngakubwira ati wenda kera twagenderaga kuri utwo tudege ariko ubu ngubu wenda byaracitse gusa nanjye nakuze mbyumva nk'inkuru nk'uko n'abandi bose babyumva nk'inkuru ariko mu by'ukuri ibyo bintu ntabihari pe ubajije mama atereka ariko ibyo bintu ntabyo nzi ntabyo bazi dore papa wawe yanzanye atya nanjye naje mu modoka nk'iz'abandi umusaza se waramubajije yego ababyeyi banjye bombi narababajije nawe ati ni sogokuru wabitugendewe twebwe twavutse twaracitse oya ibyo bintu ntabiriyo rwose barabeshya tubyumva nyine ni nk'imigani mu yindi reka mbivuge gutyo hanyuma rero ubugeze utya uzi i Kigali Kirehe ubu urayitaye hanyuma mu myaka umaze yego muri Kigali ni ukwiga gusa hajemo n'ibindi bintu bimeze bite yego murakoze cyane ikibazo cyiza nanone mbajije ibibazo byawe byose ni byiza mubabarire ndi gukunda kubabwira ko ari byiza kuko ni byiza so mu myaka 5 hagiye habamo activite zigiye zitandukanye ndumva muri 2022 nanjye nabaye umurezi njya kwigisha hari ikigo kiri hano i Karembure abantu muhazi rwose ndabasuhuje n'abantu bari i Karembure ndabasuhuje cyane ikigo bita Glory Academy School ni ikigo cy'abakoreya nakoranye na bari abakoreya igihe kitari gitoya kirenze imyaka 3 yego hanyuma ubu niho kiri gukora bimeze bite oya ubu ntago ariho ndi gukora ubu ndi gukorera kuri St Paroti Academy ni ikigo cyiza cyane cy'abihaye Imana giherereye hano i Gikondo
yego. hanyuma reka twifuriza abantu kuza kuharerera kuko kuri St Vincent Paruti Academy ni ikigo cyiza cyane cyigisha mu ndimi navuga ngo zose kuko kuva muri maternelle yose bakoresha francophone ndetse no kuva mu wa mbere primaire kugeza muri mu wa gatatu naho ni muri systeme ya francophone ariko bakigisha isomo ry'imibare n'icyongereza n'ikinyarwanda. Imibare bayigisha mu cyongereza bakigisha n'isomo ry'icyongereza n'ikinyarwanda mu rurimi rw'ikinyarwanda. Hanyuma muri primaire kuva mu wa mbere kuzamura biga n'ururimi rw'igiswahili niba ntibeshye. Yes, nabo biga n'ururimi rw'igiswahili. Hanyuma kandi kuva mu wa kane kugeza mu wa gatandatu naho bagakoresha iki icyongereza. Ubwo ni muri anglophone baba bahinduye system kuko bakora ibizamini bya leta bya national exam zo mu Rwanda. Yego. Hanyuma rero reka tubashishikarize kuza kuharerera baze bandikisha abana haba hagati mu mwaka haba mu gutangira igihe cyose amarembo bafunguye kugira ngo bafashe ababyeyi kurerera abana baho ahantu hari indangagaciro za Gikristo. Yego. Hanyuma rero dusa nk'abagana ku musozo. Mu bantu b'inshuti zawe muziranye abantu se mwakundanye cyangwa mwakoranye mwiganye gira abantu nka batatu hagati ya 3 na 5 suhuza kugira ngo nabo nibaza kubona iki kiganiro cyangwa se n'ubu badukurikiye bumve koko bahoza ku mutima. Murakoze cyane ndasuza abanyarwanda muri rusange mbifuriza n'umwaka mushya muhire wa 2026. Ikindi ndasuza abantu b'iwacu baherereye mu karere ka Kirehe ndabasuza cyane kandi mwumve ko mbakunda. Urubyiruko ruriyo duhaye reka mbabwire courage abantu bari kwiga abantu bafite imirimo igiye itandukanye muri activite zose bafite kuba bakora bazikore neza kandi courage ibyiza biri imbere. Igihugu cyacu kirabakunda cyane kandi kibateganyiriza ibyiza buri munsi. Yego. Hanyuma abarimu mukorana abayobozi b'ikigo cyanyu bo ntago basuhuza ni ukuri kw'Imana. Murakoze cyane. Abayobozi b'ikigo ndabasuhuza cyane. N'abarimu dukorana urumva dukorana n'abakongomani benshi ariko bumve ko igihugu cyacu kibakunda kandi natwe turabakunda cyane. Batwigishiriza abana neza bagisha igifaransa neza ku buryo bwiza cyane. Nasuhuza n'abarimu bigisha English muri St Vincent Paruti Academy babikora neza cyane kandi bumve ko ndabakunda cyane. Imana ikomeze ibahe umugisha mu byo bakora bya buri munsi. Hanyuma reka ngufashe no gusuhuza abanyeshuri harimo ab'abanyarwanda by'umwihariko hakabamo abakongomani hakabamo abanyakenya ndetse n'abakoreya harya abandi n'abahera donc abo n'abagandi. Abo bose abanyeshuri turabizi ko badukurikira kuri Munambeho TV ari benshi biyumvemo ikaze kuri uyu munsi. Nukuri pe. Yego. Hanyuma rero turagusezeye ariko twizere ko muri iyi minsi igiye kuza ugiye kujya ufatanya natwe mu biganiro bitandukanye. Twagiraga ngo tubanze tugupresente ku bakozi ba Munambeho TV hanyuma tubahishurira yuko uri umwe mu bafatanyabikorwa ba Munambeho TV. Tugiye kujya dukorana umunsi ku munsi mu biganiro bitandukanye yaba ikiganiro njyana na muzika nk'uko abantu bakimenyereye kuri Munambeho TV gihuza abahanzi n'ibyamamare muri rusange haba ikiganiro kera habayeho ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye by'umwihariko n'ibikorwa bikorerwa muri St Vincent Paruti nk'uko tugenda tubinyuzaho hano. Yego. Urakoze cyane rero ugira umugoroba mwiza. Nukuri namwe murakoze kandi Imana ibahe umugisha. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV.